Twitwa Karuhayi, Umurenge wa Kigabiro. Umurenge wa Kigabiro. Twumvisha inkuru y'umugabo ngo watemye umugore we nijoro, byagenze gute niba wabyumvise? Ese bari babanye gute? Nk'abaturanyi bawe warubazi gute? Mibanire bari babanye mu rugo nago nyizi, ariko jewe bamuruje ku muhanda. Ndaza nsanga umuntu ntagaragara mu maso, bahatemye, bamupfutse igitambaro gutya mu maso, ari amaraso masa. Ubwo ngubwo turabireba, bari bamagaye imbirasi yo kuza kumujyana. Yego. Imbirasi yaraje aramujyana, nyine nayo makuru mfite. Twongeye kubasuhuza mwese abongeye gukurikirana channel yacu nkuko twababwiye ko tuzatubagezaho update news nkuko bibaye ako kanya. Nibyo koko ngo akabaye icwende ntikoga, kandi niyo koza ngo ntigashira umunuko. Birangiye umugabo yivuganye umugore we bapfa password yo muri telefone ubwo yamushinzaga yuko acinye umugabo we mu karere ka Rwamagana. Birangira afashe ibyuma aramuteragura neza aramwica, aramurangiza. Arangije agira gute, abantu barahurura bose baraza, kandi koko nkuko yari yarabimugambiriye birangiye abigezeho nkuko mubibona mu mashusho twababwiraga mw'abantu mwe. Iyi nkuru irababaje cyane, afashe ibyuma aramuteragura iburyo n'ibumoso hose, isura arayihindanya. Kugeza ubu ngubu birashoboka ko abasha yagikisemo umwuka. Ibyo bibereye hehe rero? Bibereye mu karere ka Rwamagana rwose, aho umugore w'umucuruzi yakunda kwicururiza yifite ku note z'agataha bwije. Umugabo amugirira ishyari, birangira agambiriye kuzamwica. Ariko byose bikomoka kuri password yo muri telefone. Tudatinze mu magambo, reka dukurikirane inkuru yacu uko byagenze. Umugore aje amubwira ati kwa password turebe, abagabo baguhamagaye. Aramubwira ati se Dani, ko nagenda muri telefone yawe ndeba nawe abagore ufite. Ati kuki ushaka kundeba muri telefone n'ufite yawe? Umugabo ahita amubwira ati ahinge nawe ninde mugore mu rugo cyangwa ninde mugabo mu rugo. Dani ahita afungura imiziki. Afunga imiziki ahita agenda mu cyumba cy'umukozi, atabwira umukobwa ati uryame musinzire sinongeye kumva urusaku. Arabikora. Maze kubikora ngo umugabo arakinga, ashyiramo urufunguzo, ashyiraho n'imisumari. Umugore ahita amwambika igitambaro mu kanwa. Acyambika umugore. Aramuryamisha ngo atangira kumubagagura. Ngo ku munota wa nyuma ngahita amukubita umupanga w'ahangaha kugira ngo irigufwa ritane. Noneho umugabo asohotse ajya gukabaka mu cyumba cy'umukozi, kugira yumve ko umukozi ari maso ari kureba. Akabakabye n'imbara, akabakabye akagira ubwo akajyana umwana agiye guterura. Aramwihorera. Asa nk'usohokagara mu muryango, mutanshigukira hejuru. Yirukanya mu cyumba. Dani amukurikiza umuhoro. Hejuru ninde? Umukozi. Dani nawe amwiruka inyuma. Umukobwa yatenja mu cyumba cyabo. Yinjiye mu cyumba cyabo ahita afungaho. Dani asohoka hanze yirukanka. Nibwo bahise bazamuka baza hano. Bageze hariya mu rugo, hariho igare rigeze, bitambwira mama ati ati ko numva ku kajwi ari ak'umugore wa Dani. Ati mama yatambwira ati wibeshe ukingura aho ngaho utabanje kumva ibyo ari byo. Ageze hariya tubona imotisi imanuka ihita imumurika. Mpita mbona ni umugore wa Dani. Mbona ni uko nguko babigenjeje. Bamubaza. Nibwo yicaye hariya bahamagara ambulansi n'abapolisi baza kumuterura.